nizere ko muri amahoro kandi mumeze neza mushima Imana. So reka uyu munsi ukomeze n'isomo ryacu ry'uyu munsi. Mu gihe computer yanjye itarakunda neza igifite utubazo, reka tube dukoresha telefone ariko tubashe kwiga kandi bigende neza rwose. So ahangaha rero muri isomo ry'uyu munsi ikintu nifuza nuko ubasha kumenya uburyo ushobora kuba wavuga uko wiyumva. Ni gute wavuga uko wiyumva mu gihe runaka ushaka kubwira umuntu, cyangwa se ni gute wabaza undi muntu uburyo yiyumva. Rero kumenya uko wiyumva biba ari ingenzi cyane mu Cyongereza, kubera yuko iri ari ryo somo rya mbere rifasha abanyeshuri bagitangira kuba bamenya kuvuga ndetse no gutangira kuba waganira n'abandi. Byibuze ushobora kuganira n'undi muntu ushobora kumuga ati ndiyumva gutya meze gutya, ni uburyo bwiza bwo gutangira kuba wavuga ururimi rw'Icyongereza, kuko mu buzima bwa buri munsi umuntu ashobora kuba yabaza undi ati how are you, undi ukaba wabaza umuntu uti how do you feel. Ibyo ni ibintu ushobora kuba wabaza umuntu kugira ngo umubaze uko ameze. So nawe rero ukaba ushobora kuba wamenya uko ubasha kuvuga, ndetse nuko umuntu aramutse akubajije ibyo bibazo ushobora kuba wamusubiza. Rero ndagira ngo ahangaha paying attention, ubyiteho urebe. Ahangaha reka tubanze turebe ku magambo asobanura amarangamutima bitewe n'uko wiyumva. Uyakurikirane kuko aya magambo niyo dukoresha n'ubundi tugiye kuvuga, ndazukwereka uburyo tubikora mu nteruro, ariko aya ni amagambo ugomba gufata. Hano dufite ijambo happy. Happy uri kuribona ni iri rya mbere. Happy ni positive feelings, cyangwa se ni ibyiyumvo biri positive. Okay, ntabwo iyo tuvuze ibyiyumvo biri positive ntabwo biba ari bibi, twavuga ko ari amarangamutima meza. Amarangamutima meza. Ahangaha urugero ukavuga ngo happy. Happy nuzajya happy mu kuvuga amarangamutima yawe uzaba uvuze ko unezerewe cyangwa se wishimye. Twaza excited, uba wishimye cyane cyane, wishimiye ikintu runaka. Tukaza tukagira calm. Calm ni uko utuje. Ubutuje. Tukaza tukagira proud, ni ukuba wishimiye ibyo wakoze. Ninza kubera ku buryo tubasha kuvuga biraza gukorohera. Hano ubundi kuvuga proud, proud. Noneho tukaza tukagira confident. Confident. Confident ni igaragaza iyo wifitiye icyizere. Turaza kubibona undi ushobora kuvuga ngo I am confident, nifitiye icyizere. Nifitiye icyizere. Tukaza gukomeza tukaza kubona negative feelings, ariko izi ngizi ugomba kuzifata. Happy nukuba wishimye, excited nukuba wishimye cyane cyane cyane, tukagira calm nukuba utuje, proud nukuba wishimiye ibyo wakoze, no confident nukuba wizeye. Tukaza tukagira negative feelings. Negative feelings ni ibyiyumvo bibi cyangwa se ni amarangamutima atari meza. Ahangaha ni urugero ushobora kuvuga ngo sad. Sad, dore ni ijambo ribanza sad. Ndababaye cyangwa se rigaragaza kubabara. Urugero turaza kubibona nivuga ngo yenda urugero I'm sad, zamvuga ko mbabaye. Tukaza tukagira angry. Angry uri kuyibona? Angry ni iyi ya kabiri. Angry, ndarakaye. Ndarakaye, angry. Tukagira tired. Tired igaragaza kunanirwa. Ndananiwe, tired, ndananiwe. Iyindi dufite ni worried. Worried ivuga mfite impungenge. Mfite impungenge. Ubwo turaza kugenda tubibona uburyo tuzikoresha. Ariko aya magambo ugomba uyafate, kuko icyo dukora nitujya gukora intero turaza kubona ko dukoresha I feel cyangwa se tugakoresha I am. Ubundi ukongeraho iri jambo ukabuvuze uko wiyumva. Urugero ko I feel tired cyangwa se I'm tired, ukabuvuze ko unaniwe. Rero ugomba gufata no magambo kuko niyo azagufasha mu gihe icyo ari cyo cyose ugiye ko wakora interuro uvuga uko wiyumva. Iyindi ni scared. Scared ni igihe ufite ubwoba cyangwa se afraid. Ushobora kuvuga ngo I feel afraid, ni ufite ubwoba, cyangwa se I am afraid, cyangwa mfite ubwoba. Iri naryo ikaba ryakoreshwa uvuga uko wiyumva, scared. Noneho andi magambo dufite aba ari neutral. Andi marangamutima ntabwo aba ari meza cyangwa se mabi. Ushobora kuvuga ngo okay, fine. Ushobora kuvuga ngo I feel fine cyangwa feel okay, I'm okay, feel okay. None uzaba uri kuvuga ngo umeze neza, uri kwiyumva ko umeze neza. Tukagira busy, ni igihe uvuga ngo ndahuze. I feel busy cyangwa I'm busy, ubona kuvuga ngo ndahuze. Ayandi marangamutima dufite ni hungry. Urugero hungry, gusonza.
ushaka kuvuga ngo ndashonje. Turaza kubibona uburyo ugenda ukora interuro, ariko ugomba nibyo bita bikurikiraho, ugomba kumenya aya magambo ndetse ukaba wanayibuka ukaba wayandika ahantu. Hungry, thirst, busy. Thirst bivuga ndanyotewe cyangwa se mfite inyota, mu kugira inyota. Tukagira ijambo yindi hano bavuga confused. Confused ni ukuvuga ngo nacanzwe cyangwa se biranyobeye, ukaba nyine udafite amahitamo, sinumva neza, nyine ibintu kuva naguri kubyumva neza. Niyo yiyi ngiyi ya confused. Okay, nizere ko wazifashe. Izi ngizi twabonye confused, tubona thirsty, tubona hungry, tubona busy, okay, scared cyangwa se afraid, worried, tired, angry, sad, tubona confident, tubona proud, tubona calm, tubona excited, tubona na happy. Nizere ko izi wazifashe neza cyane. Noneho iyo tugiye gukora interuro tubigenza gute? For me riroroshye. Dufata I feel, ubundi ugashyiraho feeling. Feeling ni ziriya nagiye mbereka hejuru: confused, sad, happy, thirst, hungry. Ugafata I, ugiye kwivuga uko wiyumva, I feel, ugashyiraho iyo ushaka. I feel confused, I feel hungry, I feel wenda sad, I feel tired. Uko nguko buvuze uko wiyumva. Ushobora kuvuga ngo we uko yiyumva, hano ushobora kudakoresha subject ya I, kuko subject ya I bivuga nje. Ushobora gukoresha you feel tired, urumva unaniwe, cyangwa ushobora kuvuga ngo he feel tired, arumva unaniwe. Ushaka kuvuga wiwe, okay, arananiwe. Tukagirana na I am nayo ukaba wakongeraho hano feeling. I am tired, I am scared, I am afraid, mfite ubwoba. Iyi ngiyi I am nabwo wayikoresha ukongeraho feeling, ukaba uvuze uko wiyumva. Nizere kangaha muri kubyumva neza. The way that we make those sentences when we're trying to tell people how we feel, ibyiyumvo dufite. Okay, noneho ingero dufite ni I feel happy, ndumva nishimye. Urabibona, twufite I feel tukongeraho happy nk'ikiyumvo. I feel happy. Tukagira I am tukongeraho tired nk'ikiyumvo. I am tired, ndananiwe. Yamagambo nagiye nkwereka hejuru y'amarangamutima niyo tugenda dukoresha. Iyi I feel angry, ndumva narakaye. I feel angry, kurakara. You understand? Tukaza tukagira confused. I am confused, sinumva neza cyangwa se simbisobanukiwe, birancanze. Okay, tukaza tukagira I feel excited. Twabonye excited yuko ari ukwishima cyangwa se kwishima cyane. Ubwo yongeho I feel excited today, ni ukuvuga ngo ndumva nishimye cyane uyu munsi, kwishima cyane cyane cyane. Okay, noneho ushobora kwibaza uti ni gute none ntabaza ikibazo? Okay, hangaho turi kuvuga uko wiyumva. None umuntu ushaka kukubaza uko wiyumva, cyangwa se ushaka kubaza undi muntu yakubaza ate, cyangwa wabaza umuntu ute? Hangaha ibibazo dushobora kubaza, urugero hari how are you. Ushobora kubaza umuntu ngo how are you, amakuru yawe, akaba yakubwira uko yiyumva. Cyangwa kubaza ngo how do you feel, uriyumva ute? How do you feel, uriyumva ute? Cyangwa kubaza umuntu ngo are you okay, are you okay, umeze neza, akaba yagusubiza no, I feel sad, cyangwa I feel sick, ndumva ndwaye. So ibyiyumvo bigiye bitandukanye. I feel tired, ndumva naniwe. I feel scared, ndumva mfite ubwoba. Are you okay? Tukaza tukagira ayi wananiwe. Are you tired? Wananiwe. Are you tired? Urananiwe. Okay, nayo ushobora kuyibaza aho uvuga are you, ubundi ugashyiraho feeling umuntu afite. Are you scared? Are you tired? Are you afraid? Ukagenda ushyiraho feeling, ukabubajije umuntu niba afite iyo feeling, niba afite ibyo byiyumvo, icyo ngicyo ari kwiyumva. Are you thirsty? Ufite inyota. Are you hungry? Urashonje. Are you, ushaka kubaza umuntu nuko wagenda umubaza. Tukagira noneho ubundi buryo ushaka kubaza umuntu what's wrong, niki kitameze neza, byagenze bite, what's wrong, byagenze bite, what's wrong, niki kitameze neza. Okay, niko tuba tubashije, cyangwa se kubaza umuntu ngo byagenze bite. Ibisubizo rero ushobora kubasubiza umuntu akoresha ngo how are you, wamusubiza uti I'm fine, bimeze neza, cyangwa se meze neza, I'm fine. Cyangwa wasubiza ngo I'm not okay, bimeze nabi, ntabwo meze neza, I'm not okay, ntabwo meze neza. Cyangwa se wasubiza umuntu ngo I feel tired, ndumva naniwe, I feel tired. Cyangwa se ukabasubiza umuntu ngo I feel good, nawe usubije umuntu ngo ndiyumva
neza. I feel good. Ndiyumva neza. Okay, cyangwa se ukaba wabaza umuntu ngo I feel sad. Ukaba wasubiza umuntu I feel sad today. Uyu munsi ndababaye. Uyu munsi ndumva mbabaye. Okay, good. Noneho ubundi ushobora no gusubiza uti I am worried about something. Hari icyo mfitiye impungenge. Mfite impungenge ku kintu runaka, kuvuga ngo hari icyo mfiteho impungenge. Okay? Hanga kuba yakubaza ati what is it? Kuba wamubwira icyo ari cyo. I'm worried about something. Hari icyo mfiteho impungenge. Okay, hanga noneho ni ibisubizo ushobora kuba wasubiza umuntu n'undi uri kumusubiza uko wiyumva nk'uko twabibonye. Aha noneho hangaha hari mini conversation practice. Ni ikiganiro gitonya cyako dukora mu buryo bwo kwitoza kuvuga ibi bintu twize uyu munsi. Urugero hano dufite A ari kubaza ati how do you feel today? How do you feel today? Noneho B akamusubiza ati I feel happy. Ndumva nishimye because I finished my work. Kubera ko nasoje akazi kanjye cyangwa se umukoro wanjye. You get it? Hangano no A akamusubiza ati that's good. Oh, byo ni byiza. Are you tired? Urananiwe? Are you tired? Urabona ko akuntu twizubaza ikibazo. Wewe nyaraje ukuntu yabajije ikibazo how do you feel today? Urabonye anga buryo yamushubije. Okay, ndizera ko bibonye neza. Ubonye ya because twari twize ejo bundi. Noneho because twari twize ya conjunction ubonye ko inagarutse mahanga. Have you seen it? Wow, this is so good. Twakomeje. Hanga dufite a little bit. Arano yamaje ngo are you tired? Urananiwe? A little bit. Ho gatona gari cyane. But I'm okay. Ariko meze neza. But I'm okay. Ariko meze neza. Nimo gatsa ariko meze neza. Okay. Noneho akamusubiza ati good job. Oh, akazi keza cyane. Keep resting. Komeza uruhuke. Komeza uruhuke. Okay. Nizere ko ubyumvise neza kuri iki kiganiro. Ukaba wumvise uburyo dushobora kubaza, uburyo dushobora gusubiza. I think now you've understood well how these feelings can be talked about, and it will be easy also for you to talk about them. None hanga tugiye kugira umwitozo mutonya wa shadowing. Hanga naho tugiye kwiga uburyo ushobora gusubiramo kandi wivugisha ibintu bikaba byagenda neza, ukamenya gusoma ugatinyuka kuvuga icyongereza kandi neza cyane. Hano mu kumabwiriza dufite icyambere n'ukuri butega ijwi ryanjye, utega amatwi ijwi ryanjye ukumva uko mvuga. Ikindi ukumva interuro rimwe uko nyivuze, ubundi ukayisubiramo vuba uko yumvikana. Uko nyivuze ukayisubiramo, ntuze kureba inyandiko yuko byanditse, ugerageze uyivuge neza nk'uko nyivuze, ubundi usubiremo inshuro 3 cyangwa se inshuro 5. Ahangaha rero reka dutangire ubundi ubashe gusubiramo. Reka dutangire. Ahangaha I feel happy today. I feel happy today. I feel happy today. Iyindi, I'm tired but I'm okay. I'm tired but I'm okay. I'm tired but I'm okay. I feel excited to learn English. I feel excited to learn English. I feel excited to learn English. I'm worried about my exam. I'm worried about my exam. I feel confident when I practice every day. Okay, good. Nizere ko wabyumvise neza, wabashije kuba wagerageza gusubiramo ndetse no gusoma neza cyane. Akanone dukora no mwitozo muto aho tugiye kuzuzamo ahangaha. Tugiye kugenda twuzuza ngo hari akarongo gatambitse, twuzuzemo ikintu tushatse kuvuga. Noneho ikintu yo narivuze. Ahangaha turafite I feel, kurandi hari happy na sad. Turashyiramo ikihe? Icyo washyiramo cyose ahangaha byakunda, kuko byose bivuga iki ni ibyiyumvo. Ushobora kuvuga ngo I feel happy, ndumva nishimye, cyangwa se I feel sad, cyangwa ndumva mbabaye. Tukaza tukagira I am, nyuma yaho tukaza tugashyiraho uburyo wiyumva. Ushobora kuvuga ngo wenda urugero naho icyo washyiraho cyose nta kibazo. Ushobora kuvuga ngo I am tired, cyangwa se ukavuga ngo I am hungry. Byose byashoboka bitewe n'uburyo wiyumva, kuko byose ni ibyiyumvo. I am tired, ndananiwe, cyangwa se I am hungry. Cyangwa ukavuga uti ndalakaye. Okay, ahangaha noneho ushobora kubaza umuntu ngo how do you
turashyiramo feel cyangwa food. Ni how do you food cyangwa ni how do you feel. Aha turaza gushyiramo how do you feel mu gihe turi kubaza umuntu uko yiyumva. Ahandi dufite I feel confident cyangwa se bottle. I feel bottle. I feel confident today. Ndumva nifite icyizere uyu munsi. Okay, nuko nkuko tubivuga. Ahandi ni are you banana cyangwa are you okay. Ahangaha turaza gushyiramo okay. Nibyo twabonye mu gihe uri kubaza umuntu uburyo yiyumva. Are you okay? Ubundi umuntu akaba yagusubiza yes I'm okay cyangwa se I'm not okay. Okay, none nshaka ko wandika interuro zawe bitewe nuko wiyumva. I feel ushyireho icyo ushaka. I am ushyireho icyo ushaka. Kuri za ntuzo twabonye ya magambo y'ibyiyumvo twagiye tubona. I am, today I feel, uyu munsi ndumva ukavuga uko wiyumva. Sometimes I feel, rimwe na rimwe ukavuga uko wiyumva. I feel, okay. Tukaza tukagira when I'm tired, iyo naniwe, I ukuzuza. Ukuzuza uburyo wiyumva. Ugakora interuro yawe. Okay. Noneho tukujya hano ku cya 8 turi kureba amakosa umuntu akora mbere yuko mbaha homework mugomba gukora. Reka tubanze turebe ahangaha amakosa abantu benshi bakunze gukora. Ikosa rya mbere nuko abantu uzasanga bavuga ngo I am feel happy. Ibyo ntabwo bibaho. Tuvuga I feel happy cyangwa I am happy, ntabwo tuvuga ngo I am feel happy. Wabyumvise? Aho ngaho niko bigenda. Irindi kosa ni iri. Aho uzasanga umuntu avuga ngo I feel tired. Ntabwo bibaho ibyo. Ntabwo bibaho. Turavuga ngo I am tired cyangwa I feel tired. Okay, ahandi irindi kosa ni I am confused. I am confused. Iryo naryo ni ikosa abantu benshi bakunze gukora, ariko mu buryo bwo kurikosora tuvuga I am confused cyangwa I feel confused. Nubwo buryo ibi bikosorwamo. So hano homework ngiye kuba hano mukoro ni ibyo urubuze gukora. Ndashaka ko wandika interuro 5 uvuga uko wiyumva muri uyu mugoroba, ariko uramutse uyirebye mu gitondo ubwo ni ibyo igice cyose uri kurebera ino video ubwo uraza kumbwira uko wiyumva. Nariteguye mu gitondo, that's the reason I just made it to be the morning. So noneho wowe igice cyose urebera ino video umbwira uko wiyumva. Ahandi ni andika ibibazo 3 wabaza inshuti yawe kuri feelings uko wamubaza. Nkuko twabibonye ibibazo bigera muri 5 naberetse niba atari 4 ushobora kuwabaza umuntu ushaka kugira ngo wumenye uko yiyumva. Okay, nizere ko isomero ryababereye ryiza cyane, wamenye ugishoka wabaza umuntu uko yiyumva, wamenye uko wavuga uko wiyumva. I know now it is not going to be hard for you whenever you are trying to tell somebody how you feel. This is going to be also easy for you to have a conversation with someone who is likely wanting to know how you feel. Bizorwa kwagirana ikiganiro n'umuntu runaka wifuza kuwamenya uko wiyumva. So niba kunzi no somo rero byandike muri comments, twandikira muri comments. Hari ibintu bifuza ko twazakwigisha nabwo wabyandika muri comments kugira ngo tugende tubategurira amasomo meza kandi mukunze. Twizera yuko amasomo yacu akomeza kubashimisha kandi amasomo yacu nakagaruka. Niba uri muri group twigiramo wagenda mugashyiramo iyo homework cyangwa se ukaba wabaza ikibazo ukomeza kwimenyereza. Ubundi niba utari muri group twigiramo ya buri munsi wanyandikira kuri WhatsApp, ubundi tukagushyira mu mafaranga make cyane, amafaranga 10,000 wishyura rimwe gusa, kazajya n'amafaranga wishyura ubundi ukigana natwe umunsi ku munsi twagufasha ku buryo mu gihe gitonyo uzaba uzi Icyongereza, tugira umwanya wo kwimenyereza kukivuga, tukabakosora aho umukoze amakosa. It's really something that you truly need if you are looking to improve your English skills and become fluent when you're trying to speak. So please go ahead and reach out to me. Unyandikire kuri 0780801098 niba uri hanze y'igihugu ukagushyiraho guteranya no guteranya 25 0780801098 ubundi tukagufasha nawe ukamenya ururimi rw'Icyongereza neza cyane kandi mu gihe gitonya. Nge nabakunda cyane ya teacher wanyu Isaac. See you next time.